Yes nk'ibisanzwe nongeye kuguha ikaze wakurikiye Nzovu 250 gusa. Nzovu none ngiye kukwibariza utubazo wanyakiriye ariko wihangane ngiye kukwibariza utubazo urajya unsubiza kimwe ariko witonde. Yes nshaka hano ni iwanjye. Nzovu 250 ni iwanjye. Mbabare ntaza guseba imbere y'umugore wanjye Mama Sandrine n'imbere ngo nindeka inzoga nge ninywera amazi nge nywa fanta. Mana urakoze Mana, urakoze aho kugira ngo iyo nzoga interanye nawe Mana, nubwo handitse ngo kubw'inda yacu tumwe gakeya Mana, nanjye ako gacya nonda nakanze ngiye kuzaninywera amazi Mana. Mwana nge nzaca bugufi n'ubundi sanzwe nk'uko bavuga, sanzwe nturanye n'ubutaka n'umwe nta rutugu rukora ngo rusumbe izosi. Wowe se oya ndi kuvuga ahubwo nta rutugu. Imana yumva amasengesho, iyo Mana dukunda 250, iyo Mana aleluya aleluya amen aleluya amen aleluya amen. Ndabakunda nshuti zanjye, Imana igihora ibarinda. Kuri 250 n'inzovu 250 cyangwa washaka bwiti n'inzovu 50 cent 250. Yes nk'ibisanzwe nongeye kuguha ikaze wakurikiye Nzovu 250 gusa. Nkubwira yuko kuri iyi saha, kuri uyu munota, kuri iri segonda uri kumwe na Nzovu 250. Dore babandi batwandikiye muri comment mugira ati Nzovu muramubeshyera, ntago afite ubwenge bwo gushinga YouTube channel. Dore bamwe mu bakunzi ba Nzovu bahigereye kuri teri dore yuko ari numwe mu banyarwenya ba comedy. Reka me ikaze Nzovu atangire abibwira anatwakirira umutumirwa w'uyu munsi. Murakoze ku bakunzi banjye mwakunze kubinsaba mwose Nzovu gukora abandi wowe washinze YouTube channel yawe. Mwanshuti zanjye nakunze kubivuga umwaka washize wa 2024 ntibyanshobokeye, ndongera umwaka urangiye ndavuga nibura ntibizarenga ukwezi kwa 8 nayifunguye kubera Imana nasengaga. Harimo abantu barimo kunca intege bakabwita isoko kuko Nzovu uzabishobora. Reka mureke mushyigikire mu ntere ingabo mu bitugu, koko abavuga ko bitazashoboka bakaca intege, ariko bizashoboka kandi bizashoboka kubera mwebwe Imana igihora ibarinda. Nshuti za Nzovu nizeye ko muhunda muri benshi, haba bari muri East Africa, haba abari Rwotamasimbi, ndavuga bari Amerika, Canada, Chicago, aho hose n'abaturanyi bacu. Mbone no gusuhuza abarundi ndabakunda. Abarundi nacuruje amasede, nigeze no gufungwa ahantu biti Igitega Imuyinga. Abarundi bangemuriraga uburobe navuka, ntago nigeze mererwa nabi cyane. Mbona no gusuhuza abavandimwe bacu duhuje ururimi, abo nta bandi ni Abarundi. Haba Abarundi bari muri East Africa, haba Abarundi bari ku mugabane w'Iburayi, haba Abarundi bari i Paris mu Bufaransa. Ndabasuje, ndavuga ibyo bita yambu Barundi, ndabakunda n'ukuri kw'Imana. Imana igihora ibarinda. N'Abarundi bari mu nkambi ya Mahamba rwose Imana ije ibarinda. Ndabwira n'Abarundi basigaye bakora ikimotari mu Rwanda rwose mujye Imana ibarinda, mukora amafaranga, mugende izo moto zanyu Imana ije ibarinda, ntimugakora gisida. Abarundi ndabakunda ndetse n'Abanyarwanda aho bari hose kwisa. Nicanye n'umutumirwa uri kuri YouTube channel Nzovu 250. Watangira wibwira abakunda Nzovu. Murakoze.
atifatira umuntu w'umugabo. Murakoze. Banyita Rwenya, nkaba nasuye Nzovu 250, nkaba nahigereye kuri teri. Bamwe mwese mwavuga ngo cano nagariye, mukavuga ngo nabitiriye Nzovu. Ubu ngiye nageze kuri teri, banyita Rwenya, nageze kuri teri, naje kubyirebera byose. Nzovu cano niyiwe, uraba yananyakiriye, kandi nakunze n'ukuntu yanyakiriye neza, kandi n'ubu nanjye nindamuka namutumiye nanjye nzamwakira neza. Nzovu ameze neza, ubu ahagaze bwuma, ahagaze bukwasi. Mwite Nzovu 250, we ntucike intege. Nzovu agomba kugera kure, urumva? Nkaba nageze kuri Nzovu 250. Nkaba ikintu nabwira abakunzi ba Nzovu, ndagira ngo mbabwire ngo nimucike intege. Nzovu aracyahari, nimugire ngo Nzovu yarazimiye, nimugire ngo Nzovu ngo yarakwamye ngaracyari hasi. Nzovu agiye none kubaha icyo bita umuriro. Umuriro niwe ugiye kwisohokera. Gerageze kuri teri. Abavuga ngo narazimye, Inzovu kuri muri pariki y'Akagera, usibye ba rushimusi batumereye nabi, bashaka kudutwara amahembe ngo bajye kuyagurisha ku mugabane w'i Burayi. Ahubwo abo barimo kudutwara amahembe bajya kuyagurisha, njye ndabiyamye, mureke ngumane amahembe yanjye y'Inzovu. Turabatokesheje mu izina rya Yesu. Yakamwana ubu ngubu muri iyi minsi yabaye umusirikare muri Kongo, ari hano ni impunzi, ari hano mu Rwanda rwacu, mu Rwanda rwiza rwa Gasabo. Yakamwana ubu nta kazi afite. Koko bandi bashinzwe amaparike mu Rwanda, Yakamwana mwamuhaye akazi k'ubusekirite, akazaza arinda ba bantu bashaka gutwara amahembe y'Inzovu, bakayarinda amahembe y'Inzovu. Buriya ari ikintu mutazi, amahembe y'Inzovu ntago ajya asaza, kandi nta nubwo ajya hasi. Amahembe y'Inzovu arahenda, agomba kuzahora ari hejuru. Nzovu none ngiye kukwibariza utubazo, wanyakiriye ariko wihangane, ngiye kukwibariza utubazo urajya unsubiza. Kimwe ariko witonde. Yes, nshaka hano ni iwanjye. Nzovu 250 ni iwanjye. Mbabare ntaza guseba imbere y'umugore wanjye Mama Sandrine n'imbere y'abana. Oya, ibiri bikunanire, abafana bacu bazagisubiza. Nta kibazo. Abafana bacu bazagisubiza. Nintsindwa we ntabwo uza kugisubiza imbere ya kamera. Ntabwo nyisubiza ngewe, abacu bazatwandikira. Abafana bacu nibo bazatwandikira. Nzovu, ibihugu byose babikuyeho, waba mu kihe gihugu? Ibihugu byose babikuyeho? Nese ubundi ko bazaba babikuyeho nabahe? Ubwo icyo gihe nta gihugu nawe mfite mu mbamo. Nta gihugu waba ufite ubamo? Kuko byose baba babikuyeho. Nese Nzovu, ari abahungu n'abakobwa ukunda bande? Yaba ari abahungu n'abakobwa? Nge buriya ibitsina byose ndabikunda, kuko bavuze ko ari uburinganire abahungu n'abakobwa. Mbona no kubwira abagabo, nuba Imana iguhaye kubyara abakobwa igitsina kimwe ukabyara abakobwa, ntuzatuka umugore ngo wamukubita. Ni Imana nitanga, nta wundi utanga. Ikindi kibazo, Mama Fabrice afite abana 4, afite Keza, Mugisha na Beyonce. Uwa kane ninde? Uwa kane ni njye, kuko ni njye wabyaye abo bana. Ikindi kibazo, imbere y'akanyamasyo hari akanyamasyo, n'inyuma y'akanyamasyo hari akanyamasyo. Utu tw'inyamasyo ni tungahe? Ni kamwe. Nese Nzovu, baguhaye ufite urugati mu kuboko, ukaba ufite n'urubuye mu kundi kuboko, bakakubwira ngo utemo kimwe watiki? Njyewe katwumve da, akako kamwe karimo urugati, akandi karimo urubuye. Ibuye riri hano, umugati uri hano. Oya, uvuga ngo umugati, urubuye ruri hano, urugati ruri hano, watiki? Njyewe natiwe, kuko ibuye ntabwo ritunga umuntu. Oya, wivuga ngo ibuye. Leta mbisobanura njyewe. Vuga mu bunini, muvuga mu bunini. Njye nubwo rwari urubuye runini, nubwo nafite umugati
kangana gutya natari rwarubuye umugati kuko niwo ntungiye ubuzima nkawurya waturubuye waturubuye no abakunzi bacu turabakunda na ibibazo byose twagiye tubaza nawe ubwo urasubiza ikibazo wumva cyari cy'ukuri. Ndabakunda. Yari Inzovu 250 nkaba namusuye. Nkaba mbibutsa gukora subscribe, share na comment. Utibagiye gukanda kuri nzojya kugira ngo amakuru abagereye. Iyo nzojya yikandeho izeho udutwi kugira ngo notification yose ya Nzovu 250 igisohoka ugomba kuyireba ku mwanya wa mbere. Turabakunda. Reka me wari wanumiye abagira ikintu yababwira nk'abakunzi be. Inshuti zanjye icyo mbisabiye kugira ngo mungaragarize urukundo kuko munkunda sibyo. Mupingi urabona mujye iyo urebye tubicano ya Nzovu irimo kugenda izamuka ariko icyo dushaka ni amasaha. Ndabwira inshuti zanjye kugira ngo menye ko munkunda muyirebe yose muyirangize rwose. Nimuyirangiza muzamukoze Imana ijye abandi baburiye mwebwe mujye inshuti za Nzovu mujye muhaha muronke ibiganza byanyu byuzure n'ibyo n'imifukanyo yuzure. Mujye mureba ikiganiro nakoze mukirebe mukirangize. Kandi nanone inshuti zanjye mupininge nkomeze mbwire amuzosi wabasengeye kugira ngo babagire akamurari. Bura umuntu uzumva iryo sengero ahubwo uzi kubyina ndabizi. Reka tubabyinire tubabyinire ahubwo uzi ko ntabyo. Iyo Mana dusengera komeye ntitabura guseruka. Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengera komeye inshuti za Nzovu. Iyo Mana irabakunda. Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dukunda 250. Iyo Mana aleluya aleluya amen aleluya amen aleluya amen. Ndabakunda nshuti zanjye. Imana igihora ibarinda. Kuri 250 n'Inzovu 250 cyangwa washaka biti n'Inzovu 50 cent 250. Turabakunda. Imana tuzahora kandi tubakunda. Njyewe abanyarwanda aho bari hose ku isi Imana ishobora byose ujye barinda. Ngubu muri amasaha dukoze iki kiganiro harimo abagiye mu kazi. Imana ishobora byose ubarinde bahahe baronke. Nimba ari abayedi batanga amafaranga, nimba ari abafundi babona amafaranga. Ba bantu biyemeje kuva mu rugo bajya mu kazi cyo kwabo ntemera. Babandi bakora mu mifuka. Ba bantu bagira gute bashaka kurya iby'abandi batakoze. Mana abo bose turabatokesheje mu izina rya Yesu Kristo. Ariko umuntu avuye mu rugo ajya mu kazi Mana aza kugaruka mu icumi ry'ira. Bari muri Amerika, bari mu Bufaransa, bari muri Canada, za Norvège. Iyo ntabwo mvuze Norvège iriya yo kwa bandi mbate kwa Ikarama. Mana ubu bamwe bararyamye. Mana nabo abaryamye amasaha igihe twebwe mu Rwanda turi kumanywa abaryamye baryamye ibitotsi byiza. Imana barinde ibahe umugisha baze kuramuka amahoro bahite nabo bajya mu mirimo igihe natwe hano i Kigali tuza kuba turyamye. Okay. Imana ishobora byose. Imana nkunda nkweretse aba diaspora. Haleluya haleluya
haleluya. Imana mvuganye n'Imana. Imana iravuze ngo Nzovu watangiye akazi kenshi muri iyi minsi, harimo abagiye kukurwanya kuko waretse inzoga. Mana inyetse ko ngo nindeke inzoga, njye ninywera amazi, njye nywa fanta. Mana urakoze Mana, urakoze. Aho kugira ngo iyo nzoga inkeranye nawe Mana, nubwo handitse ngo kubw'indacu yatuneye tumwe gakeya Mana, nanjye ako gakeya nunda nakanze ngiye kuzaninywera amazi Mana. Kandi Mana ziriya ndangamirwa, ziriya indaya ni indaya ko basigaye bazita Mana, mbabare ko mvuze indangamirwa, kandi indangamirwa ni itorero ry'igihugu bazita indaya Mana. Imana irambwira iti Nzovu mwana wanjye wavuye mu ndaya ugasubirana n'umugore wawe Mama Sandrine. Mana Imana irabinyeretse Mana, indaya ndazikatiye. Nubwo haranditse ngo hari abadamu, hari umugore umwe w'umusambanyi, abandi badamu bajya kumutera amabuye. Yesu aravuga ati utarabikoze namutera ibuye habura n'umwe. Ariko singiye kumera nk'uwo mugore wari indaya Mana, uburanda buretse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana wowe Imana ikubwiye igihe nasengaga, Imana ikubwiye Imana yari irimo iranzamurira amavuta, noneho ikambwira ngo Nzovu agiye noneho umuntu ukomeye kurushaho. Irimo irambwira ati Nzovu ngiye kumusiga amavuta ya Kristo. Ahubwo ngiye nubwo nanakomera nzicisha bugufiya, haba ku muntu mukuru, haba ku mwana, ngiye nzaca bugufiya. Nzaca bugufiya n'ubundi sanzwe nk'uko bavuga, sanzwe nturanye n'ubutaka. N'umwe nta rutugu rukora ngo rusumbe izosi. Wowe se oya ndi kuvuga ngo nta rutugu nyine nta rutugu rukora ngo rusumbe izosi. Ushobora kuba uri umwana, ngewe ndi papa wawe, nubwo nta rutugu rukora ngo rusumbe. Nubwo umwana wawe ntabwo ashobora kukuruta. Umwana wawe ntabwo ashobora kukuruta uko byagenda kose. Reka dusoze kuko tugiye kujya no mu bindi. Ndagira inama urubyiruko nkunda, mpora mbashishikariza kutajya mu biyobyabwenge, kutajya mu biyobyabwenge. Harimo itabi, harimo urumogi, harimo za kokayine. Mwa rubyiruko mwe koko, kandi niyamye, nongere niyame ku bantu bafite utubari mu Rwanda hose, nyazagira umwana mu inzoga atarakwiza imyaka 18. Ninjira mu kabari umutima ukakurya, ujye ubanza umwake indangamuntu. Tumenyere yuko mu mutekano polisi ari ishobora kutwaka indangamuntu cyangwa abashinzwe umutekano. Nawe nyiri kabari ufite uburenganzira bwo kwaka wa mwana urebe ko akuje imyaka 18. Nusanga ari munsi y'imyaka 18 atari hejuru yayo, ujye uhita umusora. Ubwira umusekirite mumusore neza, mutamuhutaje, ariko nimuzamuha inzoga adakwije imyaka 18. Kuko perezida wacu Paul Kagame nkunda cyane. Perezida ndagukunda n'ukuri kw'Imana, ndagukunda no kugira ngo ngere kuri uru rwego ndiho, no kubera ko igihugu cyacu cyazamutse mu iterambere. Dufite ama YouTube channel ari mu Rwanda, ubu hari ibindi bigo wenda bishobora kuba bidafite ama YouTube channel. No kuri kuba ngenda baye umusitari kera dukina filime bita haranira kubaho, zirazishya Kigali si Kigoma, ariko icyo gihe na YouTube channel yabagaho. Kiragiye twahembwaga amafaranga make, ariko ubu YouTube channel yaziye turimo kuyoresha igitiyo. Ibyo byose tubikesha leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe impamvu ngewe nyigarutseho, iravuga iti mwa rubyiruko mwe mwihangire umurimo. Ube ufite wifi yawe ariyo bita interineti, ufate nuza mashini yawe, ujye mu nzu yawe, ujye kuri telefoni yawe, amafaranga azakwizanira.
ni ukuri kw'Imana, aho kugira ngo urubyiruko mujye mu tubari, mujye mu ngeso mbi, rwose mwihangira imirimo nk'uko papa wacu umusaza wacu Paul Kagame yakabyara yagaheka, n'ubundi ahetse abanyarwanda bose. Utazumva ko umusaza wacu amuhetse, azajye gushakira ahandi ashaka abamuheka. Yajya muri Kongo, yajya i Burundi, yajya hehe, yajya Tanzania. Okay. Ariko njyewe umusaza wacu Paul Kagame uyobora leta y'ubumwe, rwose ahetse abanyarwanda. Ntabwo ahetse Nzovu ngenyine, ahetse abanyarwanda twese turi mu mugongo wiwe. Impamvu nk'abantu bakwije imyaka turanywa tukidagadura, igihugu cyacu gifite umutekano, uranywa rwose ukagenda mu nzira, waba wanasinze wanyweye muri ka kabari ka VIP, nubwo waba ufite imodokari iyawe urayiparika bakagutwara bakakugeza iwawe. Ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza. Bye bye. Turabakunda cyane. Yes, dusoza ikiganiro cyacu, murabibona yuko Nzovu yakiriye umwe mu bana bafite impano zijyanye no gusetsa, dore yuko mu kiganiro baje kudutamo. Si ibyo gusa kandi, dore yuko uyu mwana akiri umwana mutoya, akaba agiye kuzamuka. Nkubwira ngo ntugende udakanze subscribe, like, comment and share kuri Nzovu 250. Nkubwira ngo ikiganiro cyacu nahagaruka. Ciao.